Mwaramutse Yesu ashimwe, turi kuri gusenga Mame Ebenezer. Karibu dushyire Yesu hejuru. Igitondo cyiza kandi ahantu uri, shalom igihugu cyose uherereyemo, ramburira Imana amaboko, umwami yubahwe, Kristo yamamare. Njye muri kumva ni Mame Ebenezer kuri mikoro. Imana ihabwe icyubahiro. Reka turamye Imana muri aka karirimbo. Adonai Elohim Shama Shama Adonai Adonai Elohim Shama Shama Adonai Elohim Shama 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 oh Shama Adonai Elohim Shama Shama Adonai 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 Elohim Shama Shama El Shaddai Adonai Elohim Shama Shama Jehovah Rapha Adonai Elohim Shama Shama oh Shama 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 Adonai Elohim Shama Shama Adonai Adonai Elohim Shama Shama. Adonai urakwiriye. Adonai uri Imana nyamana. Adonai Adonai uri El Shaddai, uri Jehovah Rapha, uri Jehovah Yire. Haleluya. Izo ni imbaraga zawe, uko ni ugukora kwawe, ayo ni amazina yawe akuranga. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni wowe Mana nyamana, turabihamije iki gitondo. Nta yindi Mana iriho, nta yindi izabaho, nta n'indi izaboneka. Ni wowe Mana nyamana. Mu biriho byose ni wowe Mana. Ni wowe Mana yibuka. Ni wowe Mana igira neza. Ni wowe Mana. Uwiteka ni wowe Mana ibeshaho. Uwiteka ni wowe Mana ikiranuka. Ni wowe Mana idukunda yuzuye urukundo. Ushimwe. Ushimwe kuduhaye igitondo cy'umugisha. Ushimwe kuduhaye igitondo cy'ihumure. Ushimwe kuduhaye igitondo cy'amahoro. Ushimwe kuduhaye umwuka tugahumeka ku buntu. Ushimwe, ushimwe. Haleluya. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Riri muri Rusi igice cya 2 umurongo wa 11 kugera ku wa 12. Bowazi aramusubiza ati, bansobanuriye neza ibyo wagiriye nyoko bukwe byose uhereye aho umugabo wawe yapfiriye, kandi yuko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo ukaza mu bwoko utaruzi. Uwiteka kwiture ibyo wakoze, ugororerwa ingororano itagabanije n'Uwiteka Imana y'Abisiraheli, wahungiye munsi y'amababa yayo. Amen. Haleluya. Bowazi aramusubiza ati, uyu ni Bowazi wabwiraga Rusi. Bowazi aramusubiza ati, bansobanuriye neza ibyo wagiriye nyoko bukwe uhereye aho umugabo wawe yapfiriye, kandi yuko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo ukaza mu bwoko utari uzi. Uwiteka kwitura ibyo wakoze, ugororerwa ingororano itagabanije n'Uwiteka Imana y'Abisiraheli, wahungiye munsi y'amababa yayo. Amen. Imana ishimwe. Imana isingizwe. Tugiye kwisengerera muri iki gitondo muri iri jambo. Tuributsa Imana imirimo.
wibutse Imana imirimo. Iyo wakoze nka Rusi ukayikorera mu rukundo, tubyibutse Imana. Twibutse Imana imirimo. Mu bitabo biba mu ijuru habamo igitabo cyandikwamo imirimo. Imana ijya igira gutya rero, ikareba mu mirimo twakoze, igaheraho iza gutabara, ikareba mu mirimo, ikibuka iyo neza, natwe ikatugirira neza. Ikareba mu gitabo cy'imirimo, ikibuka ibyo twigomwe, ibyo twakoze mu rukundo. Imana ikarengera abacu, Imana ikarengera urubyaro rwacu, Imana ikarengera abadukomokaho, Imana ikarengera abo tuvukana, kubera imirimo. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo gukorera Imana ntako bisa. Hari abantu twakoreye ntibaduhemba, abantu twakoreye baratwibagirwa, abantu twakoreye ntibanabyandika, cyangwa baranabyanditse biribagirana, kuko isi niko imeze. Mu isi nuko byifashe. Ariko Imana iyo uyikoreye mu rukundo, Imana iyo ukoze mu rukundo, ni Imana yibuka imirimo. Haleluya. Kuko iyo mirimo yayishyiriyeho n'igitabo izajya yandikwamo. Haleluya. Mu bitabo rero biba mu ijuru, Imana yandikamo, harimo ibitabo byandikwamo imirimo y'abera. Imirimo y'abera biciye muri Yesu Kristo. Imirimo yo umuntu yakoze idaciye muri Yesu Kristo ntaho yandikwa. Icyo cyo tukimenye, tucyumve, sinanabitindaho, ntaho byandikwa. Ariko imirimo twakoze tubikoreye muri Yesu Kristo, mu rukundo, biciye muri Yesu, iyo mirimo irandikwa muri cya gitabo. Imana kandi ikayibuka, Imana kandi tukayibutsa ya mirimo. Imana ikaza, ikongera igahaguruka, ikongera ikibuka. Dorokasi atubera urugero rwiza. Yazuwe n'imirimo yari yarakoreye abapfakazi, yazuwe n'ineza yari yarakoze. Ngo nuko bahamagara Petero, niko Bibiliya ivuga, ngo baramubwira ngo Dorokasi dore ngo yapfuye. None biragenda bite? Ngo nimuhamagare Petero. Araza, bamwereka imyenda yabadodeye, bamwereka ibyo yakoze akiriho. Nuko Petero arahaguruka arasenga, Dorokasi arazuka. Imana yibuka imirimo, Imana yumva amajwi y'abanihaga kubw'imirimo bibutse Imana. Ni Imana rero igikora kubera imirimo. Imana ishimwe. Ufite imirimo wakoze? Mfite imirimo nakoze. Hari icyo twakibutsa Imana? Iki gitondo ni icyacu. Karibu dusenge. Isengesho rya mbere ni iryo kwibutsa Imana imirimo. Haleluya, haleluya. Mana turagushimiye, uri mwiza Mana. Mu buntu watumanuriye uyu munsi harimo no kwibuka imirimo twakoze. Ubu buntu turabwakiriye. Iri jambo urakoze kuri duha, urakoze Mwami. Iri jambo ry'umbatane na buri saha y'uyu munsi wacu, Mwami utwibuke. Uhereye Mwami ku munsi utangiye, utwibuke. Uhereye ku dutangiye gusenga, uhereye ubu twumvishe iyi audio, turebye iyi video, uhereye ubu ngubu dusenze. Mwami ibuka imirimo, ibuka imirimo yacu, ibuka imirimo yanjye Mama Ebenezeri. Ibuka Mana, ibuka amajoro n'igitondo, ibuka ibihe, ibuka Mwami imirimo y'abera ijya yibukwa kandi zibukwa. Haleluya. Kuko wowe uri Imana itari ntambira kibi, uri Imana nziza ihemba ntiyambure, uri Imana nziza yibuka ukagira ingororano. Haleluya. N'ijambo ryawe rirabitubwira ingororano z'abakiranutsi, ngo n'ubukire, icyubahiro n'ubugingo, kandi tukabibonera mu isi, tukiri mu isi ukabidusohozaho. Haleluya. Ukazaduha n'ubugingo. Shimwa Mwami, turakwibutsa imirimo Mana. Ibuka imirimo twakoze, ibuka Yesu, ibuka Yesu iyo twakoze mu nzu yawe, ibuka Mwami iyo twakoze ku manywa, ibuka Mwami imirimo y'abera. Twibuke iki gitondo, ibuka amazina yacu, ibuka Papa, ibuka ibyo twigomwa, ibuka Yesu, ibuka Adonai, ibuka Mukiza. Haleluya. Mana reba muri cya gitabo cy'imirimo, Yesu tuvugire, kuko ijambo riravuga ngo Yesu aradusengera. Tuvugira imbere ya Data, twibukwe,
twibukwe. Iki ni igihe cy'ihumure, ni igihe cyo kwibukwa n'Imana, ni igihe cyo kugirirwa neza n'Imana, ni igihe cyo gutabarwa n'Imana, ni igihe cyo kugarukwaho n'Imana. Mana twibuke, ibuka imirimo yacu, ibuka amazina yacu, ibuka urubyaro rwacu, ibuka Mwami, ibuka natwe tubaye nk'aba bapfakazi bazanye imyenda Doruka yadoze, natwe turakwibukije. Ibuka Yesu, ibuka wongera ujye mu gitabo usome, wagiye mu gitabo wibuka ibyo umwami yagiye mu gitabo, yibuka ibyo Moridekayi yari yarakoze, umuntu yari yarabihembewe ariko byari byaranditswe. Haleluya, 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 haleluya. Niba umwami w'isi mwami yaributse Moridekayi akibukwa, ukamushyiramo ngo yibuke Moridekayi ibyo yari yarakoze, uri Imana natwe yatwibuka uyu munsi. Mana, kuri iyi tariki, kuri izi saha, kuri uyu munota, kuri iyi segonda, ibuka imirimo yacu mwami. Icyubahiro kibi cyawe mwami, izina ryawe nirishimwe. Urakoze mwami kutwibutse, ukibuka ibyo twakoreye mu rukundo, ukaba uri ugiye kutwitura. Utwiture mwami, utwiture ibihwanye n'ibyo twakoze, utwiture urebe mu gitabo cya mwami cy'imirimo, utwiture Mana, utwiture neza, utwiture ihumure, utwiture gutabarwa, utwiture gutsindishirizwa. Wituye Dorokasi kumuzura agaruka ku isi, umusubiza ubuzima, ararama abawo. Ongera mwami natwe twibuke, buri wese ikimubabaje utwibuke, udutabare. Abana bacu bibuke batabarwe, imiryango yacu yibuke itabarwe. Twibuke mwami, reka kibe igitoro cyo kwibukwa nawe no kugarukwaho n'Imana no kurengerwa n'Imana. Reka uyu munsi wo kwibukwa n'Imana, wibuke imirimo yacu mwami. Haleluya, twiture, wibuka ineza twagize, utwiture mwami. Wibuka abo twafashije, utwiture mwami. Wibuka ibyo twigomwe, utwiture mwami. Haleluya, haleluya. Kubw'icyubahiro cyawe tugororere kuko ari ingororano z'abakiranutsi, kandi tukazahabwa tukiri mu isi. Tugororere Mana, tugororere. Iki ni igihe cyo kugororerwa. Mu ihumure ry'uyu munsi harimo ingororano. Haleluya, ingororano zacu zirahari, ingororano zacu, ingororano zacu zirahari, ingororano zacu zirahari, ingororano zacu zirahari. Haleluya, urakoze Mana mwami, karibu utugororera. Uyu munsi duhungiye munsi y'amababa yawe, nyuma y'uko twibutse, nyuma y'uko utugororeye, nyuma y'uko twituye, twihishe mu mababa yawe. Niho duhungiye, niho duhungishirijemo ibyo uduhaye, niho duhungishirijemo abacu, niho duhungishirijemo ingo zacu, niho duhungishirijemo imiryango yacu, niho duhungishije imirimo y'amaboko dukora, tubihungishije munsi y'amababa yawe. Niho duhungiye mwami, amazina yacu tuyacengeje munsi y'amababa yawe mwami. Hahandi satani na dayimoni batabasha kugera, hahandi abagome n'inkozi batabasha kugera, hahandi mwami. Uduhishe mwami, uduhishe muri iri humure. Uturinde mwami, utugote. Niho duhungiye munsi y'amababa yawe mwami, niho duhungishirije imigisha uduhaye. Hari ibyo waduhaye biduca mu myanya y'intoki, ariko ibyo uduhaye uyu munsi mu ngororano zawe uduhaye, mu kutwitura utugiriye, mu kwibuka uzanye ukadutabara, duhungishirije munsi y'amababa yawe. Niho duhungiye mwami, niho duhungishirije imitwe yacu, niho duhungishirije umwuka wacu, niho duhungishirije igihimba cyacu, niho duhungishirije amaguru n'amaboko, niho duhungishirije mwami urubyaro rwacu, niho duhungishirije abo tuvuka n'abasaza bacu, barumuna bacu, ababyeyi bacu, niho duhungishirije iki gitondo mwami. Niho duhungiye muri wowe munsi y'amababa yawe, aho niho duhungiye mwami. Imitima yacu tuyihungishije munsi y'amababa yawe kugira ngo irindwe, kuko ariho iby'ubugingo biva. Mu izina rya Yesu ibyo byandikwe mu mwuka wacu ko duhungiye munsi y'amababa yawe, ko ntawe utubona, ko twe twihisha munsi y'amababa y'Uhoraho, ko ntawe umenya ibyacu, ko Uwiteka dutabaye, ko ntawe umenya ibyacu uko bibayemo mu gutungurana, mu ihumure ryo gutungurana, mu ihumure ryo kwibukwa n'Imana, mu ihumure ryo kugarukwaho n'Imana. Haleluya, urakoze Yesu. Icyubahiro n'ikuzo bibi byawe none n'iteka ryose. Amen, 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 amen. Shalom, shalom. Umunsi mwiza. Niba ari ubwa mbere wibuke gukora subscribe,
kandi dukore na sheya dusangize n'abandi, ugira abantu byutsa nabo bisengere basingiza Imana. Ni Imana yo gusengwa, ni Imana yo gusingizwa, ni Imana yo gushyirwa hejuru. Shalom.